Isomo ryo mu ibaruwa Mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyefezi. Bavandimwe, ubu rero jyewe uri ku ngoyi nzira Nyagasani, ndabinginga ngo mugenze mu buryo bukwiranye n'ubutore bwanyu. Nimubane mu rukundo, murangwe n'ubwiyoroshye, n'ituze n'ubwiyumanganye, mwihanganirane muri byose, kandi mwihatire kugumana umutima umwe ubahuza mu mahoro. Nk'uko umubiri ari umwe na roho akaba umwe, ni nako mwahamagariwe gusangira ukwizera kumwe. Nyagasani ni umwe, ukwemera ni kumwe, batisimo ni imwe, n'Imana ni imwe y'umubyeyi wa byose, usumba bose, agakorera muri bose, kandi agatura muri bose. Buri wese muri twe yahawe ingabire ye bwite, kuko Kristo yayimugeneye. Ni nawe wahaye bamwe kuba intumwa, abandi abaha kuba abahanuzi, abandi abaha kuba abogezabutumwa, abandi abaha kuba abashumba cyangwa se abigisha, ngo kuko yatunganije abatagatifujwe be, n'abategurira gukomeza umurimo bashinzwe wo kungura umubiri wa Kristo, kugeza igihe twese tuzunga ubumwe mu kwemera no mu kumenya Umwana w'Imana, tukazaba abantu bashyitse, bageze ku rugero ruhamye, ruyingayinga igihagararo cya Kristo. Iryo ni ijambo ry'Imana.